Yes, nizere ko meze neza mu bice bitandukanye. My name is Didas aka The Zoom TV 24. Mba ndi kumwe n'umusore wanjye. Uyu ni umwe mu basore bajya bansetsa cyane iyo turi kumwe, bamwita Shema Valence. Valence bite byawe se? Ni fresh. Meze neza cyane Kabisa. Ariko uyu munsi ntabwo ugeze untera ga story wane akandi ga story noneho abantu benshi bamenye kugenda ungezaho the story twinshi bitandukanye. Ari ibintu byabaye ejo wenda tungurwa. Ngira ngo mbere yuko nza gukora hariya aho nakoraga mbere kuri hoteli nakoragaho. Ubundi abantu batakuze ubundi uri muntu ki kwanza hariho duhera. My name is Shema Valence. I work as camera operator and editor at Flash TV. Ubwo ngo wakora ku bigendanye n'ibya kamera kuri Flash FM na Flash TV. Uri mu bantu bagira story nyinshi cyane wenda aho zikura ntago mpazi. Story rero warigiye kudutera uyu munsi ni yihe? Hari umuzungu aho nakoraga mu myaka yashize tukirangiza amashuri. Yasohokanye n'abakobwa bicuruza ku mihanda mwita ngo ni indaya. Aya niko babita. Mu kugerayo rero ikintu cyaje kuntangaza, nabaje umuzungu, nari umuseriveri. Mbaza umuzungu ati sa murafata iki ariko muri rwa rurimi rwa kizungu. Umuzungu nawe aransubiza ati mu cyongereza yambwira ati nothing. Mu kuvuga nothing, indaya iri iruhande rwe yagize ngo nothing ni nk'ipura y'ibiryo. Ubwo mpindukira wa mukobwa nawe ndamubaza w'indaya ati ase mukobwa we tuguha iki? Arambwiye byarantunguye, yarambwiye ati ndashaka nothing n'agasenda gake. Ubwo nothing isuko wazanye icyo yagataho. Najewe nazanye rusenda ariko rw'isosi. Nurura urusenda rw'isosi. So mukuru ubona yagize ngo ni isosi ariko naye nazanye ibyantumye, yambwiye nothing n'agasenda gake. Tukamuzanira gutyo. So hashize imwe 3 nagarutse nsanga ari kurira. Niyo cyatumye bahita banyirukana. Nuko kuvuga ngo uko bisa kose nkawe umuntu wagiye ukora cyane cyane mu tubari cyangwa se muri hoteli runaka zikunda kwakira abantu mbese abatwita ko ari indaya, wenda abantu bavuga ko ari indaya iyo batazi ururimi bashobora kuba bahura n'ibibazo bitandukanye rero bikomeye. Noneho aho bikomerera iyo yasohokanye n'umunyamahanga biragenda bikamubera ingora bahizi icyo umunyamahanga yatsi nawe ndicyo yaka. Niyo yavuga bomba nawe yakabomba. Ko tuzi ko hari rimwe na rimwe mu mahoteli wenda haba harimo ibintu byinshi bikomeye cyane bikaze, imirire ubona nawe ubwawe imyinshi irimo ibyatsi ukabiganura hera. Umuntu amenyeye wenda kwirira ibishyimbo cyangwa se inyama aricyo kintu uzi kirenze, hari bigera nko kuri buffet ugasanga ibintu birenze cyane. Ntawe ubona babyitwaragamo bati. Reka nkubwize ukuri nuko ntari mfite kamera ngo mbiri coding, ariko yawe ya skandari bumva bajye bavuga mu mafilime. Hari ibintu bitangaje ukabona umuntu araje yihuta ahise afata umunyu ashyira mu cyayi. Abona ari umwera akagira ngo kandi ari ya sukari y'umweru. Byari ingora bahizi gusa ukereka nawe ugiye ujya mu mahoteli atandukanye ukihera amaso. Ibintu bibera mu mahoteli ku bantu batasanzwe bajyayo cyangwa basohoka n'abanyamahanga batazi indimi barahurika cyane. Yes, Shema tugushimira cyane, twizere ko uzajya utera story cyane. Mfite amasaha ngiye gukora kandi kazi tuzasubira cyane alright kabisa. Ariko yari Shema Valence, ni umusore usesa cyane ariko cyane nanone uzi gufata ibintu by'amashusho gukamera ku buryo burenze. Wifuza ko yazajya gukamerera nyine nabwo ushobora kujya inbox tukaganira. My name is Didas The Zoom TV 24. Uyu munsi kandi nambaye neza nabwo mujye munyuzamo mu bivuge. Nambaye neza cyane. Keep watching, keep subscribing The Zoom TV 24. What's up? Uyu mugabo arafotora cyane, niwe muntu wa mbere ukomeye cyane ufotora hano muri Serena. Sibyo ndabeshya se? Ntabwo besha kabisa nibyo. Byo vuga no kuri. Niwe wa mbere ufotora, namwe rero mwamumwifuza inbox tuzabonana. My name is Didas. Peace.